Bahaye ikaze kuri BYIKORERE TV, ndabashimira ko mwamaze gukora subscribe. Nawe niba utarakora subscribe wakanda subscribe kugira ngo tujye turushaho kubana muri video zacu za buri munsi. Uyu munsi ngiye kwereka ukuntu ushobora kuba wakonekta laptop yawe kuri smart TV. Nk'abantu bafite smart TV, iyi ni smart TV, ushobora kuyikonekta kuri laptop yawe uri gukoreraho ibintu runaka. Hari somo ndi kwiga ngira ngo muri kubibona wenda nk'abantu di software developer cyangwa web developer byose ndabikora. Hari somo nari ndi kwiga rero mbona ko bishoboka ndavuga ati why not nabasharinga ukuntu bino bintu bikora. Bisaba ko iyo computer yawe biri kuri the same wifi na niyo smart TV uko ziba zifite ability yo kuba zaba connected kuri internet. Rero bigusaba kuba biri connected kuri internet, noneho then ukaza kuri YouTube, kano kaboro karano kitwa cast cyangwa se play on TV ni cast. Then iyo ukritseho ihita ikuzanira ya televiziyo iri available. Then icyo ukora we ni ugukirikaho. Iyo ukritseho ukagerageza kuyiconnecta, urabona ko ihita ibiri kugerageza guconnecta. Then hariya ibita bichanginga tubona ko ifungura YouTube. Nabo bisaba cable, no cable ngira ngo muri kubibona ko na cable iri connected n'ingiyi. Iki kora ingiyi rero urabona ko nayo ita playing on. Urabona ko byamaze kuba connected. Then urabona ko my stuff zirimo ziri playingamo hariya. Nshobora kuyihagarika, nshobora guhagarika ngira ngo urabibona nkoresheje this laptop mfite imbere yanjye, biba byoroshye cyane. Rero ikintu bino bigufasha, urabona nk'ubu ngubu nshobora kuba najya mu bindi bintu, nshobora guplayinga then nkajya mu bindi byanjye, ubundi ngakomeza ngakurikirana hariya ibyo ari gukora, then nkarushaho gukomeza kubyiga fresh. Ibintu birakunda no kuri telefone, byose birakunda. Ni ibintu biba byoroshye. Nawe wabikora ubwawe. BYIKORERE TV, subscribe, like, comment, share n'ibindi byose ngibyo ubu tujye tubana muri video zacu za buri munsi.